Tubahaye ikaze kuri CBN TV. Tubashimiye ko mubana natwe mu biganiro binyuranye bivuga ku buzima. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara bakunze kwita stroke. Turavuga icyo bisobanura, ikiyitera, uko ivurwa n'ibindi utari uyiziho. Icyo tugusaba ni ugufata umwanya muto ukabitega amatwi. Iyi ndwara bita stroke ni imwe mu ndwara zitera impfu z'abantu benshi ku isi. Ikaba ari nayo mpamvu nyamukuru y'ubumuga bwinshi bagira n'ingaruka zituruka kuri yo. Nubwo iyi ndwara yiganje mu bakuze, guhera ku myaka 65 kuzamura, ubushakashatsi bwerekana ko ikomeje gusatira cyane n'abari munsi y'iyo myaka, ndetse hari n'imibare igaragaza ko n'abana bato bayigira. Imibare igaragaza ko abagabo ari bo yibasira cyane kurusha abagore, ariko kandi igaragaza ko yica abagore kurusha uko yica abagabo. Indwara bita stroke ni ugutakaza bitunguranye imikorere imwe n'imwe cyangwa myinshi y'ubwonko, bitewe no guhagararana ko gutunguranye ko gutembera kw'amaraso mu mitsi igaburira ubwonko. Ibyo bigatuma ubwonko butabona umwuka ukenewe n'intungamubiri bukeneye kugira ngo bukomeze gukora. Tugenekereje mu Kinyarwanda, twayita kunanirwa kw'imitsi kugeza amaraso mu bwonko nk'uko bisanzwe. Mu rurimi rw'Igifaransa bayita accident vasculaire cérébral, mu magambo ahinnye niyo bita AVC, ari naryo jambo turi bukoreshe mu kuyivuga. Hariho ubwoko bubiri bwa AVC. Ubwa mbere ni igihe habayeho kuziba k'umutsi bitewe n'akabumbe k'amaraso yafatanye, ni ukuvuga yavuze komutse ahantu runaka, cyangwa se kikoze ubwako kagafunga aho amaraso anyura ngo agere mu bwonko. Ako kabumbe gashobora komoka ku mutsi uri mu bwonko cyangwa se ku muyoboro w'amaraso ku kindi gice cy'umubiri. Ibi nibyo bikunze kubaho, bavuga ko biri ku kigero cya 85%. Ubwoko bwa kabiri ni uguturika cyangwa se gucika kw'imitsi ijyana amaraso mu bwonko bitewe n'impamvu zinyuranye, zirimo uburwayi runaka cyangwa se umuvuduko mwinshi w'amaraso. Ibi bavuga ko biri ku kigero cya 15%. Iyi ndwara ya AVC ushobora kuyigira by'akanya gato, umubiri ukabikemura wo ubwawo bitagombye abaganga, ubuzima bugakomeza. Rimwe na rimwe hari ubwo ubigize atabimenya, ariko igihe ubimenye ukabona bimwe mu bimenyetso turi buvuge, ugomba kwihutira kwivuza kuko ni ikimenyetso cy'uko ushobora kuzagira AVC mu minsi iri imbere, kandi ibyo bikaba bibi kuruta ibyo wabonye by'akanya gato bigashira, ndetse bikaba bishobora no kugutwara ubuzima. Indwara zifata ubwonko akenshi zitera kwangirika k'umubiri kudakira. Iyo imitsi ijyana amaraso mu bwonko icitse cyangwa ikifunga, amaraso ntagere mu bwonko, ubushakashatsi buvuga ko buri minota 3 nibura hapfa uturemangingo tugera kuri 2 miliyoni. Niyo mpamvu hagomba gukorwa ibishoboka byose kugira ngo abagize icyo kibazo ahabwe ubutabazi vuba bishoboka, kugira ngo ibyago byo kwangirika k'ubuzima bigabanuke. Reka tuvuge ku bimenyetso bya stroke. Ibimenyetso bya stroke ni byinshi, biratandukanye. Harimo gutakaza imbaraga k'umubiri wose cyangwa se kunanirwa gukora ku gice kimwe cy'umubiri, ukuboko kumwe, ukuguru kumwe, ndetse bakoresha imbaraga zibabaza kuri icyo gice, nko kuhajomba ikintu ntihagire icyo wumva, ntiwumve ububabare na gato. Ikindi ni ugucika intege mu maso no kunanirwa kumwenyura, ugasanga umunwa igice kimwe kirasa nkaho gihemetse. Harimo gususumira, kunanirwa kuvuga cyangwa se kunanirwa gusubiramo ibivuzwe, kunanirwa kumva cyangwa se gusobanukirwa ibyo bakubwira, kunanirwa kugenda uko bisanzwe, kubabara umutwe cyane bidasanzwe kandi bikaza bitunguranye,
kunanirwa kureba kw'ijisho rimwe cyangwa kw'amaso yombi. Kugwa muri koma ni ukuvuga kunanirwa gukora kw'ibice byose by'umubiri. Ese ninde ufite ibyago byo kugira AVC? Muri abo harimo umuntu ukuze mu myaka guhera kuri 65 kuzamura, umuntu warwaye indwara z'umutima, iz'imiyoboro y'amaraso cyangwa se iz'ubwonko, umuntu wagize ibikomere ku mutwe, urwaye umuvuduko w'amaraso, umunywi w'itabi n'inzoga byinshi, ufite umubyibuho ukabije, urwaye diyabete, umuntu ufite ibibazo bijyanye n'imitekerereze n'imibanire y'abantu, urya ibiribwa bitera ibinure byinshi mu maraso, uba ahantu hari umwuka uhumanye, uwigeze kugira AVC. Ibimenyetso ushobora kugira mbere ya AVC. Hari bimwe mu bimenyetso byigaragaza iyo umuntu azagira AVC cyangwa se stroke, birimo kubura amarangamutima ku bintu byakagombye kuyagutera, kugira umunabi bitari bisanzwe no ku bintu bitari ngombwa, kutita ku bintu wajyaga witaho ndetse byagushishikazaga ugasigara ntacyo bikubwiye, kugira ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragaza ko ufite ubwoba, kwikanga bidasanzwe, wowe ubona ibintu bigiye kukugirira nabi, kugira ubwoba bwizanye ku buryo ushobora kubira ibyuya, umutima ugakubita cyane, ukababara mu gatuza cyangwa se ukagira iseseme n'ibindi. Igihe cyose ugize ibimenyetso jya wihutira kwivuza kugira ngo umenye impamvu yabyo, ko bishobora kubanziriza AVC. Ese umuntu wagize AVC muri kumwe wamufasha iki? Niba umuntu agize AVC, ugomba kumushyira muri pozisiyo yumva amerewe neza niba yumva. Niba atumva, kumuryamisha agaramye, umutwe ureba ku ruhande, kutamuha icyo kurya cyangwa se kunywa, kutamuha umuti uwo ari wo wose, waba uwo kunywa cyangwa se kumutera niba yaba asanzwe awufata, guhamagara ubutabazi byihuse no kumugeza kwa muganga vuba. Ese AVC iravurwa igakira? Reka turebere hamwe uko ivurwa. Kubera ko ubuvuzi bumaze gutera imbere, iyi ndwara ishobora kuvurwa igakira igihe cyose uyigize abonye ubutabazi n'ubuvuzi hakiri kare. Icya mbere gikorwa ni ukwemeza neza ko yagize AVC, hemezwa niba ari imitsi yazibye cyangwa se niba yacitse, kuko uburyo bwo kubyitaho biratandukanye. Iterambere ryazanye ibyuma bitanga ibisubizo vuba nka sikaneri cyangwa MRI. Igihe habayeho kuziba kw'imitsi, hakorwa ibishoboka byose ubwonko bukongera kubona umwuka vuba, hakoreshejwe imiti yabugenewe mu gushwanyuza ku kabumbe k'amaraso, maze umutsi ukazibuka, amaraso akongera akagera mu bwonko. Hari n'ubundi buryo bavuga ko bashobora gukoresha icyitwa kateteri. Ako ni akantu kaba gafite umwenge imbere muri ko, bakakinjiza mu mutsi, kakagenda kakagera hahandi hari akabumbe k'amaraso, kakagashwanyuza, cyangwa se bagakurura ku kabumbe kagasohoka. Igihe habayeho gucika kw'imitsi, igikorwa ni ukubaga bagakuramo ayo maraso yaviriyemo akibumbiramo. Kubera ko ibikorwa ahangaha bikiri nkene, bagomba kwita cyane ku kureba uko umuvuduko w'amaraso umeze no kurwanya ibindi bibazo byaziraho bitewe no gucika kw'iyo mitsi. Ikindi gikorwa kuri AVC zombi ni ukumenya impamvu nyamukuru yabiteye. Urugero, niba ari diyabete, umuvuduko w'amaraso, indwara z'umutima, no kurwanya iyo mpamvu kugira ngo iyo AVC itazagaruka, kuko bavuga ko umuntu aba afite ibyago byo kongera kuyigira mu myaka 5 uhereye igihe yagiriye iya mbere. Ikindi ni ugukorerwa ubugororangingo aho bikenewe mu gihe bikunda. Ingaruka za AVC.
Umuntu wagize AVC ashobora kugira pararizi y'uruhande rumwe. Kugira ibibazo mu kuvuga. Ushobora kunanirwa kuvuga burundu cyangwa se ukajya unanirwa guhuza amagambo. Ushobora kujya ubura ijambo ugomba gukoresha ku cyo ushaka kuvuga. Umuntu ashobora gutakaza ibyiyumvo. Urugero, ukajya wumva ibidasanzwe nko kumva utuntu tukuryaryata ahantu hataye ibyiyumvo. Turavuga ahandi habaye pararizi. Kumva utukujombagura, kumva harimo ibintu bimeze nk'ubushye, kuwukoraho ntiwumve, bigatuma utashobora gutandukanya ibishyushye n'ibikonje n'ibindi. Uwagize AVC kandi ashobora kutazajya yita ku bintu biri ku ruhande rutagikora neza. Urugero, yajya nko kwambuka umuhanda akareba ku ruhande rumwe gusa, rwa rundi rudakora ntarwiteho. Ububabare bw'umubiri. Umuntu ashobora kugira ibibazo bijyanye n'imitekerereze, birimo agahinda gakabije kagaragazwa no kwiheba, kwigunga, kunanirwa kurya, kudasinzira no gutekereza kwiyahura. Umuntu ashobora kutajya amenya ko ashaka kujya mu bwiherero. Uwagize AVC ashobora kugira ibibazo bijyanye n'imibanire y'abashakanye. Ashobora kugira umunaniro uhoraho, ashobora kunanirwa gufata umwanya wo gutekereza cyangwa kwita ku kintu runaka. Uwagize AVC kandi ashobora gutakaza ubuzima. Ubwo turashaka kuvuga gupfa. Ese wakora iki ngo wirinde AVC? Mu byo ugomba gukora harimo imyitozo ngororamubiri ku buryo buhoraho. Kurya indyo yuzuye, wirinda umunyu n'isukari bikabije. Kubahiriza gahunda z'imiti ufata ijyanye n'umuvuduko w'amaraso, indwara z'umutima, iz'ubwonko, diyabete cyangwa se izindi. Niba ugize imyaka 40, ugomba guhora wisuzumisha ngo urebe niba nta ndwara zagutera AVC waba ufite utabizi. Ugomba kuruhuka bihagije. Ugomba gufata ibiribwa ku kigero cyagenwe. Kandi ugomba kubahiriza amasaha yo gufungura. Ese ni ibihe biribwa ukwiye gufata? Mu biribwa birinda AVC harimo kurya imbuto n'imboga bihagije, kurya amafi inshuro 2 mu cyumweru, kurya amavuta akomoka ku bihingwa, kurya ibinyamisogwe nk'amashaza n'ibitonore, kurya perisile, puwavuro na tungurusumu. Ibiribwa ukwiye kwirinda. Mu byo ukwiye kwirinda harimo umunyu ukabije, kuko ushobora kuba impamvu yo kwiyongera k'umuvuduko w'amaraso. Isukari ikabije, kuko ishobora kuba impamvu yo kwiyongera k'umubyibuho ukabije n'indwara ya diyabete. Kwirinda inyama zitukura n'ibyakorewe mu nganda. Kwirinda inzoga n'itabi. Kwirinda ibiribwa n'ibinyobwa birimo isukari yongewemo. Urugero, fanta, biswi, imigati n'ibindi. Kwirinda kurya cyane ibiribwa bikomoka ku mata. Naha dusoreje ikiganiro cya none cyo gufatanya kurinda ubuzima bwacu. Mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Nahayo Pelagie.